Muraho neza, amazina yanjye ni Samuel Muhayimana, nkunda gushyiraho amavideo ajyanye n'ikoranabuhanga ku bintu bitandukanye umuntu yaba yibaza cyangwa akunda gukenera mu buzima busanzwe. Mujye mwibuka gukora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona amasomo yanjye cyangwa se inyunganizi muri ICT ku gihe mbere y'abandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki ukura application muri machine ikigendera. Hari igihe ufite application muri machine utagikeneye kubera ko wenda se storage yawe ya machine imaze kuzura bitewe n'ibyo ufiteho, ukavuga uti nyikuremo nshyiremo indi nshyashya ijyanye na vision cyangwa se indi application igezweho. So bigenze ute rero? Niba ushaka gukuramo application muri machine yawe ifite Windows 10, uraza ujye muri start bottom. Ku bantu mufite Windows 10, uraza ukajya kuri start button ugakandamo, hanyuma ukaza aha hano handitse setting, ugahitamo muri iyi jambo setting, ugahita ugera muri application, ugahita uza ukareba hano handitse ngo application and features. Wamara gukanda muri application and features, zirafunguka. Nizimara gufunguka urascrollinga up uzamuke. Okay. Scrolling uzamuke uhitemo application ukeneye. Urabona ko izi na application zose ziri muri machine, zose na application nkuko mubireba. Okay. Yewe rero hari application iho ntesha umutwe ntagikeneye, twita kata. Tureba hano iri, ziba zitondetse alphabetically mu buryo bwa alphabet ku buryo izina ryawe uyikuramo ukihuta. So uraza ukanda aha. Iyi rero ntabwo nyikeneye, bita bandcut, ntabwo nyikeneye. Nawe wakenera indi utayikeneye ugahita uyikandamo. Barahita bakubaza ngo uninstall, uhita ukanda kuri uninstall. Okay, kugira ngo urahabona neza ukandemo. So bakubaze ni if I ready this app and its related information will be uninstalled. Iyi application n'amakuru ajyanye nayo azahita agera muri computer yawe. So urakandamo. Bahita bakubaza ni ngo do you want to allow this app to make a change to your device? Ese urashaka ko iyi change uvuze igenda? Niba uri sure koko ushaka kuyikuramo uravuga yes cyangwa se no. Ubwo rero turaza tuvuge ngo yes, hanyuma application irahita igenda. Okay, urabona ko igiye yari aha ngaha, igiye guhita ihava. Urahita ukanda uninstall, hanyuma utegereze ko nyine ivamo. Okay, yuzure ivemo, hanyuma dushyiremo indi nshyashya ijyanye n'igihe. So mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mubona nyine izindi video zibafasha mu buryo bw'ikoranabuhanga. So ubu yamaze kuvamo rero, nusoma neza kugira ngo uninstallation icon complete. So uninstall was completed successfully, bivuze ngo yavuyemo. Ndahita nkora close, application yagiye. So mwakoze cyane rero gukurikirana iri somo ry'uburyo ukura application udayikeneye muri machine. Tuzasubira ubutaha, ariko mukanda akazogera kugira ngo mujye mubona amakuru ajyanye n'ikoranabuhanga ku gihe. Goodbye, see you soon.